jewe rubori rwose maze igihe merewe n'abari ko nongeye guhagarara hano kuyiseta jewe rubori tu umunsi shaka se ndakabona icyo nzi cyo hangaha ni ku ndege ndahagarara na paka genda ubuze kubonera akazi tu si iki gitiyo cyanjye rwose n'agasima rwose kugapfunda n'ibyananiye no kwira igishingwe kandi nabishobora n'imbaraga nzifite se reka magara hangaha paka igenda ubuze kubonera akazi tu akazi k'iki bose akazi ko gusimwa gose nagakora tu washobora kubidura wese byonyine bose no gukundira inka nabishobora no gukoka amase nabishobora nuko amase nabyo ubikora umva nyene uzaze simwana ubwo namenya uzaze wanyise basi namagana he nyarayi bya kunuze ku ahantu ku muhanda nta guhana basi bose umusiza ko n'akazi mu mali wowe ejo uzaze tuzakaguha uciye hariya hirya uzahita uhagera iriya mbwa nuko yenda ifasha uriya mukobwa wagenda bakina igihinde gusa n'akazi bama iriya mbwa y'urutwe rubi gusa ko kameze agakobwa nako kazunguza ububuno gusa n'akazi gatanga gusa nkabura kuko bufashije jewe ariko ari genda kwibonera abandi beza wakwamiye anga nahakwamiye nyine turareba ameze nabi rwose bose nakuntu mwafasha mukampana akazi nyaba akazi rwose nagakora rwose bose nese no koza ibyombo wakoresha igiti yose yakoze ibyo muri iki gito nagishyira hasi shuwa rya nitwavuze umukozi ra ahubwo ndumva ndimo neza washaka gukoropa toilette ukayivugura neza itari ibitari nese umva kopi y'ibiti wowe Akoze ko na rakirete dufite uzaje ukoresha icyo giti. Rakirete nyine ubwo muzayingurira. Mana yanjye ibyo rero ntago byavamo. Cyabakizana uko wakwishakira rakirete bitabaye ibyo. Siko n'amafaranga nabona nagura rakirete ko. Rubori umva nkubwire. Basi nzaze nkoresha umupira wanjye. Ana iyo ni itorosha ariko. Fakwana ari wayifata neza wowe ukayikoropa ukayipyemura. Turumvika. Ibyo ni wabishobora. Ibyo bintu rwose. Kumvika rero by'ibiceri ngo nanga. Ibiceri se. N'ibihumbi 27 ku kwezi. 27? Kagubetse cyangwa ndi mu myinshi. Mumura ariko shanu. Kugwiki ni wowe ibihumbi 25. Nagahenda koko boss. Tore tuzicari cyo boss. 25. Urya mu rugo? Sumva nabyo ncyawe boss. Kireka nimbaza nyaguha ukajya kwishakira indi prayo ku mpande. Wumvika? Basi nawe gusa wabishaka. Ariko ubundi tunashyize no mukuri. Murabona kano kazi agashobora. Iyi ni fake. Ubwo ana kazi je ntashobora rwose. Reba iyo sura yawe. Iyo panaro iyo ndadore do agakadajya ngo kuze mu mbuyo kayuka. Wewe washobora kazi. Wewe washobora kazi. Umara rwose n'ibyo ntago ari byinshi ku buryo byagutwara amafaranga menshi. Nuhemba 25 ku kwezi cyangwa ni ku mwaka sha? Yawe ari ku kwezi. Ku kwezi? Ku kwezi unarya mu rugo. Urimeye se? Cyakora reka kubwira. Nubundi hari umuntu duturanye wabuze imbaraga zo gucukura wese. Ariko ndaruzi wabishobora. Gucukura mu toilet yese nabishobora rwose boss. Umva icyo nicyo kintu cyakomba nako kazi washwa twigendera. Kuko ndaruzi uraho. Bose mufashije iki ko? Ati wagenda nabi. Sireno ibi boss by'ubungu byabaye gutinda bikaraga amabuno gusa bikweto nimwe n'akazi mutange nimugende kandi biraziriyamwe. Kora nimbonye abona akazi ko uriya mukobwa ari yakuru rya cyangwa ni umukuru w'abadayimoni to kandi nimbonye abona akazi ko uriya mugabo abantu shananje ajya ngo nasaze kabisa bana abantu naka kazi ko noneho hari umusore wajya ngo ni umukuru w'amashitani ububanda nabwo bivuze inyo gusa pa
Itaru. Gusa nyine rufi. Ubwo se bisabu twagazanga. Magaza nyine gusa ariko nyine nakazi nashakaga tu. Shaka kazi. Muse washuye. Akazi kako kose nagakora bro. Wanakundura tu. Ukundura gusa se kuna na video aho. Eka. Tuorete dirikata jango ni nini? Rega mani, rero nanje mu rugo rwanje hajya abantu bize. Kandi abo bantu bize mba ngira ngo banyigishirize abana. Rero gowe warize se? Sana amashuri atatu nyine. Amashuri atatu. Yisumbuye. Wapfa kuzana imbara yisumbuye. Nayisumbuye. Kana abanza. Apo nyine ubwo ngubwo ntabwo wazi. Kuko abana banje biga mu wa kabiri. Urumva bazaza bigisha Kabisa se andi biga ana iko ka hantu nakwigisha. oya sharubori rwose ni segonderi mu wa kabiri. Mu wa kabiri segonderi biga ana i. Chakunga konda karase rwose ariko se nta hano wakantigitira se. Nkaguterete. Hano nari nkazi kari kwa Kagame kandi naho bakaba batafata umuntu utize. Kagame ntabwo uko mbana mbaye nibire. Reba ahubwo n'ukuntu ubuze. Byava ngarashaka akazi. Nanjye ndakabije rwose. Ariko gusa n'ubushumeri ariko nanjye nagaruka nanjye magomba mbyifuza. Nyine nta kundi wabigenza kuko reba ukuntu umeze. Ntango niyo nagusabira akazi nta mashuri ufite. Simana imeze nabi bikabije. Musibas wandeba kukantigitira kuko ukomerewe nabi rwose. Nika. Umerewe nabi? Ubu se iki gitiyo urashaka gukora ikiyede? Chaka bakikiyede ubundi akazi kari koko nagatumika tu. Kiyede agitumi. Nje numva ari ikiyede. Mba kuri ya mashuri araruguru bakiri mu huko. Ku mashuri? Ariko ku mashuri nabo bararangije. Sahano bakama koko. Aya ku mashuri nabo bararangije. Ubwo nyine wewe no gukuraho tu. We kuraho. Isore banzabaho gute koko. Nese kuzabaho nje birande warubori gose. Rwose ihangane rwose we dera abandi bose baje bahita ariko niwe mbonye ibizo no kore twatunagane n'iminota myinshi. Ihangane rwose ugitira akazi. Nanjye nakubwiye atanu mwazi ni kwa perezida. Ntango ubona ukuntu umeze. Bana se tumeze ki? Basi kujyanye ni basi nje nahira n'inkwavu zawe. Arubori abantu kwe gusaba akazi. Naho abandi baba bataha mu ngo zigize mu matuwarete kuko baranibo bagufasha. Nege mwa muri bo. Tubona no kugeza mu rugo ugasanga ugize ibintu ndobo. Nabiri nakuruba rwose kuri kw'Imana. Ubwo se urambwira ko nashyira akanwa ka keto imbere ukakabona sukagurisha urugo. Abantu nkamwe ndabazi. Ndabazi mwana ndabazi. Basi reka nyenze basi bose nkorere n'imbeho rwose. Kora n'imbeho. Yubuze ubu ntigitira nakazi. Ese muri bara bakiye mutonye ko abana abantu banigitira akazi ko. Nakubwiye ati abakire tuziranye. Abantu nk'aba president urumva? Abantu nk'aba ministeri kuko nibo turi mu rwego rumwe. We kuza rero umbwira ngo nwakazi. Ese barakumenya ngo batashya no mu ifamu y'inka. Ifamu y'inka cyangwa se y'ingurube. Kugira ngo turi mu mafamu zinkubuze kumbwira ngo ngo tuzagushyira ngo uzajya kuduhanagura imodoka tugurisha urambwira ngo tuzagushyira mu ifamu y'inka. Aho rwose nakazi wabo mbaye wande ko kubungubu jewe rubori koko jewe rubori neme n'ibiciro by'umugani ku musozi. Neme n'ibiciro by'umugani ku musozi ko rwose wo gomba kuri by'umugani nese ko nta kintu cyambe nta kintu yizi iwanyu mwabyutse mugiye mukundura ingurube ubu wasanga kandi unuka amase. Oya wikihagarara unyumvira iyo myenda yawe. Oya boss rwose ntabwo nuka amase. Wowe Tabura. Salamu bite? Ujya ndimo ni niga rwose wantigitira akazi ratatabura. Urashaka akazi? Akazi rwose. Akazi rero noneho ufite karasaba ishoka kandi ndashaka abantu babiri bajya kugakora. Urabona undi se basi? Ujye nashaka n'undi. Umwana nanjye umwana wakize. Nanjye burabya. Uyu mwari muri kumwe. Ase abakirenga ngo mumye ngo tumene ba Kagame nange mashaka akazi kuko asibi. Isi wa mukire se nzi umwe wirirwa ku cyane. Bura nibyo bityo. Naba ngusuzuguye nk'aya akazi ahubwo igendere ndajyana uyu wenyine aramigira n'undi. Bura nibyo. N'ayandi magambo mwarareka nigende. Nese kuko akazi ni ingufu. Ndagacungiye kabisa. Wapi mwana njye narufanye neza tugendera. Bura n'ubwo akazi nakemera mwana. Ahubwo namwanya nakemera ngo kari imenye amaho wa. Mwihoresha ibyo nibimure watwigenze. Inze tugende. Banguka. Asa kuri kudukurikiraho. Kandi ndagutora rubu. Wewe kuri kudukurikira. Bahaye ubukombe mwanagesha Rwanda.